agahinda gakomeye cyane, ni akababaro gakomeye cyane, ni ihonyorwa rikomeye cyane, ni irenganywa rikomeye cyane kuba abaraperi bagaragaye kuri stage ku ruhimbi bafasha mugenzi wabo, ariko itangazamakuru ryajya kwandika rikandika rikabasimbuka rikabirengagiza. Nta muraperi n'umwe, nta muhanzi n'umwe uhimbaza Imana mu njyana ya hip hop wagaragaye mu itangazamakuru. Koko nibakora inkuru urabizi ko habaye igitaramo, nkuko nange nshobora kuzana kuri kamera nkavuga ngo kanaka bagaragaye kuri stage, ariko se kuki tugera ku baraperi tugasimbuka? Ya shalom bakunzi ba Urban Gospel TV, bakunzi ba MD Dieudonné, nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ndi umutsinzi muri Christ, nacungujwe amaraso y'agaciro kenshi, ku musaraba igorogota niho byabere, yakubiswe imisumari akubitwa n'icumu, wowe nanjye yaziraga kubw'ibyaha byacu. Ndi umutsinzi, I'm the winner, yamanutse kuzima kandi agira Satani, azamukana icyubahiro n'ikuzo ryinshi. Ndi umutsinzi teka nzahora ndiwe, shima uwo mwami wambabiwe ku musaraba, uwo ni Yesu Kristo, izina risumba yandi mazina, Elohim, El Shaddai, haleluya. Yes, bakunzi ba Urban Gospel TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Twese turabatsinzi, kuko twacungujwe amaraso Yesu Kristo, kuko niwe mwami, nta wundi mwami wundi tuzi, niwe mwami w'abami kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Rero ndabasuhuza aho muri hose, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, ahantu hose hari abahanzi, abavugabutumwa, amakorari, amaministeri atandukanye, mwese kuri Urban Gospel TV mbahaye shalom. Kandi n'abari gota amasimbi, nabonye yuko urubyiruko rwo mu Rwanda muradukurikira, abari Indonesia muradukurikira, abari gota amasimbi muri Amerika muradukurikira, mwese aho muri hose mukunda Urban Gospel TV, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ndetse n'abantu batari bakora subscribe mwese, mwibuke mukore subscribe mukande no kukazogera kugira ngo mujye muba bambere mureba amakuru tubagezaho. Rero ni ambassador w'urubyiruko, mbagezaho ibintu bitandukanye byose bijyanye biri mu gisata cya gospel, cyane ibivuga mu gisata cya gospel. Tugenda ngo dushobora kuza mu matiku, kuko hari byinshi bivugwa hano hanze, umuntu ashobora kuza kuri kamera akavuga ibikorwa muri gospel bitandukanye, ariko si ngombwa ko ibintu byose bigomba kuza hano kuri Urban Gospel TV. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi wa none nabazaniye ikiganiro kivuga ngo ese kuki itangazamakuru ryo mu Rwanda ryirengagije abaraperi bafashije Lekure mu gitaramo cya Lekure. Mu gitaramo cya Lekure hari abaraperi, ndasubiramo, hari abaraperi birengagijwe mu itangazamakuru rya gospel rikorerwa mu Rwanda, ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ni ikibazo gikomeye cyane, dore yuko twagize umugisha nk'abaraperi baririmba indirimbo zihimbaza Imana muri kino gisata cya gospel yo mu Rwanda. Tugira amahirwe kwakira icyamamare cyangwa se legend nka Lekure, kuko muri East Africa turi mu bihugu Lekure yishimiye cyane. Aravuga ngo ngomba gutaramira mu buryo bwo kuba na kwamamaza album yanjye Reconstruction Tour, yabereye hariya Kigali. Ni album tour yiwe yifuje kuza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yahostinzwe na bene data twagiye tubasha kumenya batandukanye, barangije baraza babigira nk'aho ari ibanga, bakoresha itangazamakuru rimwe bizera ko benda bizasakara mu Rwanda hose, ntibabasha kumenya ese iyo uzanye umuhanzi bigenda bite. Gusa dufite amakuru yuko abamuzanye n'ubusanzwe basanzwe bazana n'abandi bahanzi, ariko bakabigira ibanga. Yego ntabwo twabarenganya kuko ni imikorere yabo, kuko buri hantu bagira imikorere yabo, ariko ahantu wenda twabavugaho nuko Lekure ntabwo yari umuhanzi wabo gusa,
Lekre azi n'abahantu batandukanye nubwo baba badakijijwe, nubwo baba batabarizwa mu gisata cya gospel. Lekre ni umuhanzi munini cyane uzwi n'abantu bose. Noneho wagira ku baraperi, hari n'abaraperi baririmba indirimbo zitahimbaza Imana, indirimbo zisanzwe, bamuzi kandi bamukunda, bagombaga kuza kumureba. Abo ngabo rero baramubuze, ntibabashije kumenyekana, ntibabashije kubimenya kugira ngo babashe kuza kumureba. Okay, twigarukire rero kuri topic yacu. Ese kuki abanyamakuru ba gospel bakorera mu gisata cya gospel bamwe na bamwe bitabiriye n'icyo gitaramo cya Lekre, banareba n'uburyo cyagenze? Yewe mu ikubitiro cya kiriya gitaramo, abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana b'abaraperi ba gospel harimo hafi nk'abahanzi 4 ndibuka. Harimo Elimax, harimo Shema, harimo Dasquire, harimo Livre Sympathique. Abo ni abahanzi bagaragaye ku ruhimbi cyangwa se kuri stage, ni nabo babimburiye Lekre nk'umuraperi mugenzi wabo waje asura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bagombaga kumwakira ku ruhimbi. Ndabibuka ko buri muhanzi yagiye ahabwa indirimbo imwe imwe y'iminota 3 n'amasegonda hafi 40, kandi byitwaye neza cyane nk'abantu batangiye igitaramo mu buryo bwo kwakira mugenzi wabo. Ariko ikintu cyadutangaje mu itangazamakuru, yewe hari abahageze kuri tele barabyiberebera, hari n'abagiye babireba ku zindi mbuga nkoranyambaga bakagenda bakora inkuru bitewe n'ibyo bagenzi babo bagiye bandika. Ariko ikintu cyadutangaje nuko abaraperi bagaragaye kuri stage. Mu nkuru zagiye zikorwa, nta muraperi n'umwe wagaragaye nk'umuntu wagiye kuri stage. Nta muraperi n'umwe, nta muhanzi n'umwe uhimbaza Imana mu njyana ya hip hop wagaragaye mu itangazamakuru. Koko niba kuri inkuru, urabizi ko habaye igitaramo, nkuko nanjye nshobora kuzana kuri kamera nkavuga ngo kanaka bagaragaye kuri stage. Ariko se kuki tugera ku baraperi tugasimbuka? Kuki tugera ku baraperi tugasimbuka? Kandi mu by'ukuri itangazamakuru byari rihari. Nena meshoninze itangazamakuru byabashije gukora inkuru nyuma y'igitaramo cya Lekre. Mbere na mbere hari New Times nubwo atari itangazamakuru rya gospel, ariko byanga bikunze bakoze nabo banditse itangazo mu gutangira mu kwamamaza kino gitaramo kugira ngo byibuza n'abandi babibonereho. Ariko bagiye gukora inkuru basimbuka abaraperi bafashije mugenzi wabo. Tujya kuri OTV yakoze inkuru isimbuka abaraperi kandi baragaragaye kuri stage. Tujya ku Inyarwanda yakoze inkuru isimbuka abaraperi kandi baragaragaye kuri stage. Nkunda Gospel yaranahari mu gitaramo, twaramubonye agiye gukora inkuru asimbuka abaraperi. Ese kuki abaraperi bahimbaza Imana, baramya Imana barengagizwa? Ese ntabwo byumvikana kuba wagaragaye ku ruhimbi n'abandi, ariko mu itangazamakuru bajya kuvuga abantu bagaragaye ku ruhimbi cyangwa se bagaragaye kuri stage bafasha mugenzi wabo, ugasanga nta n'umwe ubavuze. MD Dieudonné nari mpari, Urban Gospel TV nari mpari, nje nagerageje kubivuga uko bishobotse, nagerageje kubivuga uko mbishoboye. Ababibonye mwarabibonye, dore yuko ibi bintu dukora bisa nkaho wagira ngo turi mu marushanwa, bisa nkaho turi guhangana. Ntabwo tugwa neza kuri topic iba yatuzanye, ntabwo tugwa neza kuri kwivuga butumwa tuba tujye gutangaza. Ese kuki bamwe bavugwa abandi ntibavugwe kandi bagaragaye? Yego, hari kutavugwa utaje kuri stage, hari kutavugwa utagaragaye wenda mu kurubyiniro, ariko noneho wagaragaye ku rubyiniro. Si umwe, si babiri, si batatu, si bane bagaragaye, ariko itangazamakuru ryajya kwandika ugasanga rirasimbutse. Ibyo bintu nakunze kubibona cyane cyane muri Groove Awards muri za 2016, 2018, 2017, 2014. Ugasanga nk'umuraperi utwaye igikombe
itangazamakuru rikandika rigakora urutonde, kanaka yatwaye igikombe, korali yatwaye igikombe, itsinda iri ryatwaye igikombe, abadansa bana batwaye igikombe, umunyamakuru watwaye igikombe, ariko bagira ngo ku muraperi watwaye igikombe bagasimbuka ntibaramuvuge. Ukibaza ese ni kubera iki? Aba bantu barazira iki? Mbere na mbere twari tuzi ko wenda harimo umwe banga, ariko noneho iyo baraperi nka bane bagaragara kuri stage bahimbaza Imana, dore ko banitwaye neza pe, bagaragaye neza kuri stage. Bamwe namwe muraza kubona tu video tw'abaraperi bamwe namwe bagiye bagaragara kuri stage, ariko izo mbuga nkoranyambaga mbabwiye hejuru aho ngaho mu by'ukuri bagiye bakora inkuru banagaragaza n'amafoto y'abahanzi bagaragaye ku ruhimbi, nta muraperi n'umwe bashizeho. Mutubwire muri comment, ese aba bahanzi baririmba indirimbo za hip hop zihimbaza Imana, ziramya Imana, ese bazira iki? Mu itangazamakuru ntibashigikiwe. Hari uwavuze ejo bundi aravuga ngo erega mujye mwimenya, mumenye ibyanyu, mukora ibyanyu, kubera ko abo mukorana ntibabashigikiye. Ese harasabwa iki kugira ngo abaraperi bahimbaza Imana nabo bazi mu ruhando rugaragara nk'abandi? Ugakora igitaramo ntibakuvuge, ugakora igikorwa ntibakuvuge. Ndibuka hari igitaramo negeze gukorana na Sheri Silva, uriya mubyinnyi kabuhariwe akiza mu Rwanda bwa mbere. Afite umubyeyi w'umushumba yari yateguye igitaramo cyo gushigikira abana hariya i Nyamirambo, ngaragara kuri stage nk'umuntu wamufashije. Sheri Silva ni icyamamare, ntabwo ari ibintu byagombaga guceceka, ariko abakoze inkuru njye ntibamvuga. Ni byinshi mu by'ukuri sinzi nimba iyi njyana ya hip hop cyangwa se urban gospel music muri rusange, sinzi impamvu muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda mu gisata cya gospel aba bantu badahabwa umwanya, yaba mu bitaramo bitegurwa, yaba mu bikorwa bikorwa. Aba bahanzi ntibagaragara kandi barahari benshi cyane. Abandi bazavuka gute? Mu by'ukuri bigaragara ko n'urubyiruko rw'u Rwanda rukunda izi music, urban gospel music. Ngira ngo mwarabibonye igitaramo cya Lecre, kwinjira byari 50 muri VIP, muri regular hari 15, ariko ubwitabire bwari bumeze gutya, kugeza no bavuga ngo amatike yarangiye. Ese ko twabibonye harimo abantu bakuze twarabibonye, ariko umubare mwinshi wari urimo wari uw'abaraperi, nako umubare mwinshi wari uri urubyiruko rwari rwaje kureba Lecre, kandi Lecre aririmba hip hop. Mu by'ukuri kuki abahanzi bakora zino njyana barengagizwa, bakababika neza ntihagire umuntu bavuga ko begeze bagaragara? Kandi itangazamakuru bamwe na bamwe twarababonye, abakoze inkuru twarababonye, ariko kuki abaraperi barengagijwe bagasimbukwa? Wagera ku muraperi wakoze waririmbye, iyo ntunamenye kwigeze nagera kuri stage, wagira ngo bo baje bahanyura gusa birukanka, baciye kuri stage birukanka, ariko abandi bagaragaye ku ruhimbi, yewe hari nabo bagaragaye bavuzwe batari ngombwa ko bagomba kuvugwa, ariko abaraperi baririmbye bafashije mugenzi wabo. None reka twiriragize wenda ku gitaramo cyabaye, abaraperi bisa nkaho igitaramo cyari cya mugenzi wabo w'umuraperi, ni nabo bagombaga guhabwa umwanya ufatika mu itangazamakuru, bakanababaza ese mwakiriye bagenzi banyu gute, mugenzi wanyu mwakiriye gute, ese ni irihe shusho cyangwa se ni akahe kazi kabaye hagati yanyu, muri make bakababaza ukuntu byagenze. Ni agahinda gakomeye cyane kuba mu gisata cya gospel naho harimo ikintu bita mu nyangire. Ese mu nyangire nimba ije mu murimo w'Imana, ibintu bizagenda bite? Babyikorere se, baze kuri kamera babivuge nkuko MD nza muri Urban Gospel TV nkabivuga. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Imana irazikabana nabo. Ni nayo mpamvu twebwe
ntabwo tuzigera turobanura, nta nubwo tuzigera duhisha ku byabaye. Nimba umuntu yagaragaye wayo utaza kubivuga, ahubwo wamugeraho ugasimbuka. Sinzi nimba hari igisabwa kugira ngo bakwandike ku nkuru, ukibaza umuntu agiye gukora inkuru y'igitaramo ko cyagenze, avuze uwa mbere, avuze uwa kabiri, ariko wafunguye igitaramo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu tamuvuze. Ese abaraperi barazira iki muri kino gisata cya gospel? Abaraperi barazira iki? Mu minsi isize numvaga abaraperi baririmba sekila barimo baravuga ntibashigikirwa, ntibagira, bakavuga ngo wenda biterwa wenda n'ukuntu bitwara ibiki n'ibiki, kuko hari bamwe bagenda bagaragara bagafungwa ibiki n'ibiki. Ariko se no muri gospel bimeze bite? Kuki abaraperi ba gospel badashigikirwa? Inkuru zigakorwa bagasimbukwa, ugasohora indirimbo ugasanga ntibagushigikiye. Uyu murimo w'Imana turawuganisha hehe nimba harimo kurobanura? Uyu murimo w'Imana turawuganisha hehe nimba harimo kutumvikana? Umurimo w'Imana turawuganisha hehe nimba hatarimo gushigikirana? Uduti twinshi iyo tuboheranyije nta muntu ushobora kutuvuna, ariko nufata kamwe kamwe uzakavuna. Nufata hip hop, ugafata R&B, ugafata denso, ugafata igisirimba, ugafata rumba, ugafata zuke, ugafata afrobeat, ugafata denso, ukazihishira hamwe, ukaba wazihuza, uzaramya Imana mu buryo buryoshye cyane, kuko nta njyana n'imwe itagomba guhimbaza Imana. Mutubwire nimba gospel hip hop itemewe, hanyuma tubwire abahanzi bayikora babyihorere. Ese nimba wagaragaye kuri stage ukagaragara uri kuririmbana n'undi muhanzi utaririmba hip hop, reka tubivuge gutyo, bakora inkuru abo ngabo bataririmba hip hop bakagaragara, ariko abakoze hip hop ya gospel ntibagaragare mu nkuru wakoze, ni kubera iki? Habaye ikihe kibazo? Nimba uri umunyamakuru uri profession, nimba uri umunyamakuru noneho ubiyire kuri tele wabonye ibyabaye, wajya gukora inkuru abandi ukabasimbuka, ugakora inkuru y'abandi bandi ntubavuge. Ese biterwa n'iki? Yego, mutubwire muri comment ikintu gisabwa kugira ngo ino industry ya hip hop gospel, ya urban music, urubyiruko rurayikunda. Ngira ngo mwarayibonye, abantu benshi bari bazi ko igitaramo cya Lekre kiri bushye, bari bazi ko kiri bushye, dore ko nababiteguye nabo babigize ibanga, batuma babitiza imirindi, mu bigaragara bavuga ko biri bushye, ariko siko byagenze. Igitaramo cya Lekre cyaritabiriwe, abaraperi 4 bagaragaye kuri stage banitwara neza cyane, bakira mugenzi wabo, basusurutsa urubyiruko rwari ruhari. Hari abanyamahanga batandukanye, abumva ikinyarwanda n'abatumva ikinyarwanda, ariko ubutumwa bwarasohotse. N'utumvaga ikinyarwanda yabazaga mugenzi wa ati se arabavuze iki, akamubwira. Ariko tugiye kubona mu itangazamakuru abaraperi barabapfundikira neza neza, nta n'umwe wageze ubavuga. Yaza kuba rumwe wenda wagaragaye ku ruhimbi, cyari kumvikana ko bamusimbutse batamubonye, wenda umunyamakuru yaje asanga yavuye kuri stage. Ariko 4 habure n'umugaragara muri kureba kuri iyo tangazamakuru navuze. Kandi saba bonyine, hari n'abandi wenda baje aho ngaho, hari n'abandi batajya babavuga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu murimo dukora ntago ari uwacu, kandi na nyirawo yawuduhaye kugira ngo tuwukore neza. Harimo urukundo, harimo gushigikirana, harimo gufashanya. Yego, ntabwo twakwirengagiza ibijya mu nda, ntabwo twakwirengagiza ibitera uwo murimo kugira ngo ukorwe. Ariko se no kwandika ibyo wabonye ukandika n'umwuka basimbuka, nabyo birasaba iki? So ikintu njye nakwisabira itangazamakuru ryo mu Rwanda, abo ngabo batabasha kubikora neza, mwiminjiremo agafu, cyangwa se muvuge igisabwa. Mperuka kujya mu gitangazamakuru mu gitaramo cya Tonzi, hari umunyamakuru wanyegereye arambwira ngo kugira ngo tukwakire mu kiganiro cyacu hari ibintu bisabwa, hari amafaranga atangwa kugira ngo tukwakire mu kiganiro.
yaba kuri televiziyo no kuri radiyo. Uwo nguwo yabishyize ku mugaragaro, arabivuga ati hari urupapuro wuzuza, hari amafaranga wishyura, abishyira ku mugaragaro, byanga bikunze uwo nguwo birumvikana. Kugira ngo ujye mu kiganiro cye, ujye gutangaza ibyawe, ni uko ugomba kwishyura. Uyabishyize ku mucyo, waba utayafite nyine ntabwo ugomba gukorosinga ngo ujyeyo. Ese n'abandi niko bimeze? Yego. Cyangwa se abaraperi bo bakumiwe ahantu hose. Abaraperi hari ikiguzi bagomba gutanga kugira ngo agaragare mu itangazamakuru. Birababaje rero kugira ngo ibintu nze kubivuga, naratinze kubivuga wenda ngo ndebe ko hari itangazamakuru rizaza rikabivugaho, kuki wenda bavuga ati abaraperi bafashije mugenzi wabo, ariko ibintu byaragiye biraceceka, ukagira ngo sivuga butumwa riri gukorwa. Ni kubera iki abaraperi batagaragaye bivuga butumwa mu itangazamakuru byagaragaye mu gitaramo cya Lekre? Kandi umuvandimwe yagenze neza, yakiriwe neza, yafashwe neza, abaraperi bamufungurira kuri stage, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, habure n'umwe ugaragara mu itangazamakuru ko yafashije mugenzi we, cyangwa banamutunga mikoro banamubaza se byagenze bite, ahubwo bagiye kwandika barasimbuka barabirengagiza. Sinzi cyabaye hagati aho, nari mpari, ntago nagaragaye kuri stage ngo ndirimbe, hari impamvu zabaye nyuma. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Reka ndekere hano, gusa ikintu cy'ingenzi cyari kinzanye kuri no kamera, ni agahinda gakomeye cyane, ni akababaro gakomeye cyane, ni honyorwa rikomeye cyane, ni irenganywa rikomeye cyane kuba abaraperi bagaragaye kuri stage ku ruhimbi bafasha mugenzi wabo, ariko itangazamakuru ryajya kwandika rikandika rikabasimbuka rikabirengagiza. Ni kubera iki? Yari Urban Gospel TV. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe mudushyigikire. Abatanga comment muduhe comment, mutubwire impamvu. Urubyiruko mukunda Urban Music mudushyigikire, mutubwire impamvu irivuga butumwa ridahabwa umwanya. Ese ni ibiki bakosora kugira ngo bahabwe umwanya? Abategura ibitaramo, urubyiruko rurabashaka, mubahe umwanya nabo bagaragare kugira ngo bahimbaze Imana, baririmbire Imana, bavuga ibitangaza by'Imana, imirimo n'ibitangaza Imana ibakorera. Birabanezeza, bikanezeza n'urubyiruko rwinshi cyane. Imana iduha n'umugisha rero. Ni Urban Gospel TV, yari MD Dieudonné, ambasada w'urubyiruko ubakunda. Imana iduha n'umugisha, dushyigikirane, dufatane urunana kugira ngo uyu murimo w'Imana tuwuteze imbere. Dushyigikirane, duhuze imirya, duhuze injyana, duhimbaze Imana. Ibyo wabonye ubivuge, apana gusimbuka. Ibintu byamunyanyire muri gospel bibireke, bicike burundu. Imana iduha n'umugisha. Naho ubutaha, murakoze cyane.